yegura mari aho sekuru yaryamaga hejuru y'igitanda asanga ngende inzoka nayo yadanje igiye kumurya umwana ngo abatura ikibanda ayikubise nyirakuru avuze induru ati kunkubita rwango yanze kambere yari sekuru none ya kabiri ni nyirakuru arayikubita ayikubise nyirakuru akaniha ko kubise ku gikani cy'inzoka nyirakuru ibyuma byimbi kazamuka numere nk'ipikipiki bahirira guhata umugeri Arabakristo benshi Imana yaziritse kigufi gurusha n'ihene urabona ihene yarukunde ziri kafi y'ubwatsi uko yirekweho gato yagice ikizirika ikirubantu icyo nzico iyi video hari umuntu yagenewe kandi amaze iminsi afite imiti mibiri kubikora cyangwa kubireka bireke mbikore niki umva Imana gushakaho sasa tugiye mu gihe cy'ububyutse abanyarwanda reka bivuge nitonze revival igiye gutangira mu Rwanda rero uri mu bantu bagomba gukorera Imana neza kuko yarakwibikiye muri kampani zikujyana kurimbuka uzusanga kampani ya Yesu izana ubugingo bw'abantu reka gucuruza abana b'Imana bacuruza ubutumwa bwiza bwa Yesu reka burunguka rekeraho kwambutsa abana b'abandi imipaka rekeraho kurikiye urimo gucuruza abantu rekeraho gucuruza indaya ku manywa n'ijoro rekeraho Yezo nje umusozi kirahagije rekeraho cyane Dubai akakubwira ngo imapase abana b'Abanyarwanda wabagize business rekeraho cyangwa ibihumbi bingara kuryohera ariko ntago yarya ngo yaheze ndavuze ngo be attention ku bana b'Imana Zaburi ya mbere. Haleluya torero ry'Imana haleluya nshuti z'umusaraba amahoro y'Imana nabe muri mwe aho uri nimba ari ku manywa ugira umunsi mwiza nimba ari nimugoroba ugire ijoro ryiza nimba ari mu gitondo ugira umunsi mwiza turabifuriza amahoro y'Imana turabakunda murabizi mwe mudukurikira umunsi ku munsi kuri kamera ya Zaburi ya mbere TV tubifurije kugubwa neza munyemerere tubane muri iki kiganiro cy'ibyubaka ubugingo gusa ntago tuje hano tuje kuvuga ibishegu ntago tuje hano tuje kwamamaza ibindi bitari ubwami bw'Imana ntago tuje kwiyamamaza ubwami bwacu ahubwo tuje kwamamaza ubwami bwa Kristo tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi uyu munsi murabona ko ngarukanye n'umukozi w'Imana Pastor Masasu sashimwe cyane iryo zina rirashimisha urifite intwaro irimo Masasu wawuzuye n'umwanzi arakureba akabimenya aratwikiriye buri umubyeyi ukomeye nawe ukomeye kamera wow twika mu izina rya Yesu twika usenye ibyo gusenyeka urimbure mu izina rya Yesu amen turakwakiriye tugahaye ikaze hari abantu bakubonye ari ubwa mbere wenda ubasuhuze ngiye tugiye kubana na Daniel Sibomana evangeliste nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye ndabasuhuze ubereka mu nyiteticha kwa mugane kuba pastor na pastor w'umusiri bateruba naje ariko nabyo ni ikizere Imana ishimwe bwo igihe nikigera asanga bazatumena amavuta tukabashomba ariko Imana ishimwe cyane nkuko amazina bavuze ni Etienne Kuradusenge Masasu birumvikana ndo umuhungu wa Apotre Masasu kuko anyuma ni umubyeyi ariko byaje bitubundi iyo titre yaje guteba mugane twega abantu baba muri Evangelical Restoration Church twemera ko habaho umudendezo cyo bita Derverance cyane tukemera ko habaho kurerwa ko umubyeyi nta wakomera adafite gitwikiriza cyangwa kurerwa ko umwana umubyeyi akarera umwana nyine urumva iyo ari papa wawe nyine w'ubugingo yanaguha n'izina nta kibazo kugira ngo ugirane n'isano no kuvuga wari hawo uwo munsi umunsi nkorerwa Derverance niwo munsi wo kubatizwa cyangwa niwo munsi kubatizwa ni bitandukanye no kubohorwa muri abantu bafite ingoyi ariko bakorera Imana ari abasambanyi baravuga ubutumwa ari abibone rero ugasanga si wowe ubwo biri mu maraso ari byo birivuga ngo marabana gukiranirwa kwa basenga ageza kubuzukuza b'abanyanga ikiganiro ntago turagitangira ariko tuganire reka dusenge reka dusenge dushime Imana twiragize Imana nawe udukurikiye tubane ariko twiragize Imana kandi amaraso ya Yesu agutwikire Mana data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye tugarutse imbere yawe
tugarutse imbere yawe turashima izina ryawe uri umukozi w'umuhanga ubwami bwawe nyemerera mu izina rya Yesu Kristo rukomeye buze buba natwe ijambo ryawe rirambwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye umwuka wera araza akabana natwe akabana nabo turenze umwe turenze babiri dore turi kumwe na bene data benshi bagiye kudukurikira tugiye kubana muri iki kiganiro nyemerera umwuka wera agendagende hagati muri twebwe amenagure ibyo kumenagurwa bikurweho mu izina rya Yesu akureho imirimo y'umwa Satani yose mu izina rya Yesu Kristo rikomeye haleluya nyemerera hamwe n'abera bose tuguha icyubahiro umwami tuguhaye icyubahiro dufatanyije n'abamarayika n'ibizima n'ingabo zo mu ijuru zazindi zikuba imbere ku manywa n'ijoro haleluya nyemerera mwami Imana ntabari twebwe ahubwo izina rya Yesu hejuru duheje Satani n'ingabo ze n'imirimo ye yose mu izina rya Yesu nyemerera iki kiganiro uwo kigeraho wese abohoke kandi kimufashe kimwagure kimwubake mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kiwake ibyo kubakika gisenye ibyo gusenywa mu izina rya Yesu ntabari twebwe nsengeye mu buvandimwe mwene data tugiye kubana kugira ngo ntabari we ahubwo izina rya Yesu hejuru nanjye ubwanjye ngire neza imiryango yacu ikomeze kuyagura no kuyikomeza mu izina rya Yesu ngabana natwe muri byose mbisabye mu izina rya Yesu nizeye amen hanyuma twari tukivuga kuri Derverance wenda nakantu gatoya watubwira ko umunsi wa Derverance we byari bimeze bite ubundi ngiye Derverance ntabwo nayemeraga yego ntabwo nashaka kumva ko hari undi muntu utayemera ntabwo nashaka kumva ko umuntu yakora ibyaha bivuye mu miryango byo bita karande bikakugeraho ingaruka ariko rwose Derverance ni nziza kandi iranabohora ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu akorera Imana ari umunyabyaha ari umuntu wa kamere ariko agasanga gukiranuka kubwe urimo urahangana n'ibikurimo buri iyo dukizwa gukiranuka kubwawe ni gute no kwihangira gukiranuka kutavuye ku maraso ya Yesu ukajya wiha amahoro muri make ukiha amahoro kandi ukarwana n'icyaha ubwo utagishoboye ugashaka kubireka kandi izo mbaraga ukazibura kuko byonse mu maraso birakugendamo nka byawe ni Paulo yavuze ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikananga imbere cyane nukuvuga ngo Paulo nawe ahuye na Derverance byawe bamuhadadiye amahoro ariko hari umuntu wigeze kuvuga ngo wafata abapasiteri bose muri iki gihugu byagufasha bitewe kugira ngo uyemere Derverance kugira aho uyikorerwa nagiye Imasoro muri Restoration Church hanyuma ni nkurikira amaklase ya Bible Communication Center ya BCC uvuga ukurikira amasomo yajyanye na Bibiliya rero niyereka Imana yahaye umubyeyi wacu Apotre Masasu ndagenda ndiga ngeze muri classe ya 4 ivuga ku bw'ingenzi harimo no kuntu nyina muntu yakorera Imana mpamya neza ko aho ngariho batangira kuvuga ku bintu by'ingoyi zishobora kukubuza cyane gukorera mu muhamagaro babivuze nsanga ahubwo ntingi wikeneye kubera ko wamugane hari president wa ministeri umuririmbyi abanzi aho nateraniraga nanakorera Imana ariko nkabona wamugane harimo utuntu tutagenda neza sikubera iki kuki nshakaho kureka wenda tubare kwiba ariko nkashituka nibye kuki ndwana no kureka gukunda abakobwa nkashituka ahubwo bajya babambaburiyeho ariko uyibona ngewe wenda we sinzi byanganye nabyo nza kumenya ko hari ibyaha by'abasogokuru na bamama bigenda mu maraso rero ibyo bakoze utazi cyangwa uzi ahubwo ntago zagashye hari ibyo nigeze kwatura mama sanga nayo yarabikoze izina ry'Yesu urugero na wenda ntihagire ubyumva nabi ariko niko kuri nasoje amasengesho 40 nafite umukobwa dukundana turasambana uwo munsi nayasoje ngo mu cyaha cy'ubusambanyi uvuye muri 40 urumva nani imbaraga umuntu aba afite nyine ni Satani tu hanyuma ndi muri form 1 ya Derverance nganiriye n'umubyeyi wanjye nsanga nawe bamuteye inda asoje amasengesho 40 ubucura bwo mu rugo urumva iyo ni karande kameme ya data gukurikirana kandi mama ni ubwo ntibishobora gukurikirana bashiki bawe Imana uko biri kose ese mushiki wanjye we mukuru nawe yabyaye gutyo nawe uvuye mu masengesho yawe nagari mu masengesho nawe protocole urumva nawe yatwaye nari mu avuye mu murimo bivuga ngo ibintu bya karande birakora rwose hari ahantu mutagera kubera ko hari aho umwanzi aba yarabitanze nyuma nanjye maze kuva muri Derverance hari unayikoreye wenda niba ngombwa azaza wenda kuganirize ariko nawe nsanga afite ikibazo kikubye nicyo nari mfite we noneho no kwango yarazwe na sekuru intebe imukoraho yarazwe na sekuru ubutwari bw'umuryango
umwana kumamuraza amadayimoni kwa kundi se batanga ngo inkurarwobo cyangwa iki cyangwa oya we musaza agiye gupfa ngo ati ibyanjye byose mbaye no muzukuru wanjye ibyanjye byose kubyatura gusa kubibyo noneho birangira n'umwana kuko anagiye no kujya no ku gitanda cya sekuru nyirakuru aramwimura birangira ahubwo ibyo bihura heno ntabwo urabyumva aho bihurira ndaje mbakubwira uraza kuhumva byarangiye umwana n'amadayimoni ya sekuru amusigaranye imana za sekuru ibyo yakoraga byose kuko we yumvaga avuze gutyo ajyana ibintu bisanzwe agira ngo wenda ni imitungo cyangwa imitungo arayimuhaye ariko amuha n'amadayimoni umwana yari agiye kwishaka agiye kubita hasi ni ukuvuga ngo biriya bintu umuntu ashobora no kubikuraga cyane imyuka nk'uko umukozi w'imana urugero nyine niba dadi yari amaye izina byanze bikunze rya Masasu rikarimo riragutitiza arititiza n'amadayimoni bivuga ko wanaguye n'ijya nyabingi wayiguhana yakwica niba umukozi w'imana yaguhumekera n'isi y'umwijima yaguha none se Eliya ni hawo umugabane wa Elisa Elisa na Plutôt Elisa yatwaye umugabane ibiri ya Eliya ahubwo ati numbona ngenda ntumbire numbona ngenda cyane natwe igihe tujya mu masengesho mu byo wacu akatugafata imigabane ibiri y'umwuka wanjye ariko ngiye nagiye mfata 7 biterwa n'icyo ushaka boy mumaze hose none se biterwa no kwizera kwawe rero urumva nafashe byiza kamemo rero ubwo nakubwiraga ko wari ukivuga kuri uwo muntu wasengeraga umukora Derverance nsanga umwana rwara umutwe bamujyanye n'indera hafi gusara yari umuhungu yari umukobwa yari umukobwa araharasa mu murade kiri mutoya umuto rwose umwana yiga muri senior 5 MCB ku kigo cy'ikirande bamagana umwana mama warangata umwana wacu uko bajye kwa muganga tukabura indwara ukaba tugiye kusengera abantu hazamusengeye we umwana ntiwari umuzi wagiye umwana rero bisanzwe ariko ntazi uburwayi afite niwe wari ukuraritse noneho tujye kumusura kuko tubana mu bikorwa byo gufasha abarwayi uwo mwana tugeze turi gusenga numva ni imyuka mibi ari ukuntu usengera umuntu wamukora ukabona umwana yikubise hasi rero yikubise hasi hasi umutwe ariko wenda nje ntago ngenda bizi uko ushobora kumenya ibintu bimwe cyangwa ibindi ariko hari umuntu udukurikiye wenda ari ubwa mbere nk'iyo uvuze ngo numva imyuka ni imyuka mibi irakuganiriza urayihumurirwa bigenda bite usobanura abakiri batoya mu gakiza no kuvuga ngo hari ukuntu Imana itanga impano z'umwuka zo kurobanura imyuka no kureba ushobora kuvuga ngo nderetswe numvishe rero Imana iravuga aho gutwaye umva gute ubwo byasaba ko nyine gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'abadayimoni ruko ngo rero ijwi ry'Imana urugero rwose wenda nago mvuze iki kubwe ubona bw'Imana niba urwaye si ngombwa ngo nangira aho urwaye ngenda humva kuko mbyumva mu mubiri wanjye nubwo nyine ngo ni gice nimba urwaye ari ugutwi nawe utangira kuba mu mutwe numvamo ikibazo ntazo bigenze bite hari n'abantu njya mbibwira nkaho ari ko urwaye wenda amaguru akatimwaza ko amaguru singatumwa akibumoso akavuga ati ntabwo bishoboka atubibonye uti ni gute se ubibonye kandi ngiye nyine nabyumvishe kandi kire kidasanzwe iyo ntagusengeye urabigumana nk'ibyo ni ibimenyetso biranga abana b'Imana abantu bazajya nabizera ibyo birashoboka hari kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo abayoborwa n'umwuka wera ni bo bana b'Imana inshuti zanjye tugiye kubana n'umukozi w'Imana n'umwana w'Imana Imana iduha n'umugisha amen uraza gusoza unasengera abantu barwaye turabasengera cyane rwose nuko umugeze muri urwo rugo turasenga umwana yikubita hasi twamugutumuje ikiganza mama w'umwana nyuma ndamaze umwana arwaye iki angate muve kwa muganga bamubuzemo indwara ariko arwaye umutwe umbuza no kwiga hagani bishoka kwa ko urumva narizizwa karase nk'umwigishwa ndamugana noneho mu mwana wawe uzamume ibyumweru 2 aze tuganire ko aho dusengera abarimo n'abandi bantu none umwana araza n'umugase wafashwe igenda bite angati ngewe mbere papa yajyaga n'umukoso gukuru meze neza nta kibazo ariko sogokuru amaze gupfa nibwo yatangiye kujya ndwara ndamaza none byagenze bite umwana arangati rero narajya gusura sogokuru nari meze neza nywana na papa na mama ariko ngiyeyo sogokuru turaganira ambwira ko azamuha ubutwari bw'umuryango aramwikundira murabana amande bozuko igihe kigeze sogokuru warapfa nkuko yari yarasize bitegetse ubutwari bwose baba umwana intebe ye igitanda cya sekuru n'imyenda ye urumva intebe y'ikibamba rero namugara yose byaje nyine kuza guteranga tere kuva sogokuru apfuye nego yatangiye kujya ndwara umutwe nabone mu ishuri nkumva ibintu nyine mbuza ubwenge niko bitaza
okay nabwo abaganga bakoye gute umuntu ndwara namugani rero habaho ikintu bita Derverance urumva no gutabazi bw'ibanze ubundi bisohoka class 1 ugiye kuza kujya kane umugisha ya mbere ubundi bisaba ngo umuntu abanza byige ubyiga umenye se koko bibaho kuko ni fomu zamure no kwizera kwawe buri hari ibintu bituboha urugero kwitwa umwega yego suzi ko se buri ubwoko bwacu 18 agira ubwoko bumwe muri buriya kandi bugira inyamaswa zibuhagarariye amadayimoni uko biri kose nta kintu cyiza kitafite umwuka ukiri inyuma ngaho bamwe ngo ni ibikeri abandi ni imbwa abandi ni imbwa ni ibitera nuko none se ababiza mu bapfumu ntabwo abe bihunyira n'ibiki nese niwe isi y'umwijima akoresha inyamaswa mwe muri bwe ngo ubwoko bupfa kuza gutyo gusa hari ibintu tuba tubamo tutabizi wangu nuko ngo rero ikintu nk'icyo uragikorera Imana ariko uri anda ugasanga umuntu arirata ngo ngiye umwana w'umugesera twega ntabwo dukorwaho abagunga ni gutura umwana w'Imana ukaba n'umugunga uba atari bikibazo ni ukuvuga uracyaboheye aho muri ubwo bwoko uracyari ya nyamaswa kimwe muri niyo character ikurimo nyine icyo kivumbu n'icyo kuvumvukamo ubwo wiba bazatungurwa yaze ngatwaye marayika kumbi atwaye umwega w'umuzigaba cyangwa atwaye umubanda kandi murabizi twese sibyo kwirata nubwo tuvuga ko Imana y'u Rwanda gataye Rwanda ntabwo tuzi yariyo ntabwo bongera ko ari yaremye ijuru n'isi nta nubwo bongera ko ari ya Yesu iyo Mana rero ntabwo tuzi realite ngo ni iyi rero ariko hari umwami ngo yigeze kujya gutanga asigara z'u Rwanda Kristo Imana umugisha aho rwose nanjye rwose uwo mwami yebwe yadukoreye reka tuvuge ko ari Kristo ari utaha mu Rwanda okay ntacyo uyu Imana y'u Rwanda gatarwa ariko ubundi akabaye nahirwe kanaharara sindi ngo yiwe ahandi icyo twahasigarana twazindi imvugo basi ituye mu Rwanda naharara uko biri kose reka tubyemere ariko mu kuri tugarutse inyuma mu mateka y'igihugu cyacu ko dufite Imana ryangombe na Nyabingi nazo zitari izacu uvuga ko zava Uganda ni Karagwe muri Tanzania mu kuri koko twebwe dufite Imana nyine gihanga yari imijuru n'isi reka tuyite gutyo ako nayo tutazi realite yaba twari dufite nka Burahamu akaba ari we sogokuru ariko uyu munsi dufite amahirwe Kristo umwenda yarawutamuye batubwire mu gusengera uwo mwana kimara kubona ko ari imyuka mibi maze kumenya ko ari imyuka mibi byagenze bite rwango rero urumvazamo case ya Derverance rwango inkora amasengesho nakayakora yes wahise mubwita ugiye gukora mugani tegura form 1 je kuzuza wavutse ute sininda guteruye na iri jambo bakuvugiyeho arabimenya se ntukwango wahitaza modeli y'umubyeyi n'umwana kuko bari bamumaye yagombaga no kubashyira ibyo namubwiye bakamufasha please ako kantu uvuze nanjye ubwo ndakajyamo umuntu wamuteruye bwa mbere akivuka avuye mu biganza bya muganga cyane ni ikibazo n'ijambo bakuvuga ijambo kwatuyeho birarema cyane n'ukuri rwose niba waravukiye ku nzira gupfira ku nzira biroroshye iyo hatabayeho amaraso Yesu hatabaye kugutandukanya n'ibyo biganza ahubwo ni umwuka kuko byanze bikunze abana benshi babacishaga kutuzumura bizi hepfo iyo ngiyo akajya kukumurikira Nyabingi akorera Imana uri anda anointing n'umwuka w'izo Nyabingi niyo mpamvu za ntumwa ziboneka nyine nese urubaza satani rega Imana iryo banga mu ryumve shiti zanjye niyo mpamvu abantu bakeneye umubyeyi nimba agiye kwa muganga sengera n'ibiganza biri mu mwakire bwa mbere bari byawe cyangwa nimba umukozi w'Imana ukubise ibipfukamiro hasi ukubise amavi hasi ugahita uvuga tuwiteka akira umukozi wawe aravutse we nuko ibitu bivuze wenda wowe urabizi ko dusura rwego mu tukabasengera kugira ngo mu byumve tujya materinete ababyeyi barandiye ko byara abaganga bateye ko tobazikanga tukasenga abantu bakabyara nese ubwo urumva batajejemo ikiganza cy'umwanzi haba harimo ikiganza cy'umwanzi ko biri kose iyo dusenze mwuka wera arazana bagashyemo igisebye abantu bakabyara neza ariko ni Yesu ubikora rero ibaze ko mbereho nta amasengesho abagari wenda kandi ibitaro ntabwo ubundi byemerewe kubwiriza sibyo ko abaye iyo case y'umwuka wera ariko ndimo ndakubwira ko ijambo bakwatuye ikintu utazi ba mubyeyi amagambo y'abantu mwakundanye yagusenyera urugo abo mwagiye mu bishuti bose siniya wana ufite shere siniya tugize undi segonderi ugize undi urasoje kaminuza muratandukanye urabaretse
wabaretse ariko mu isi y'umwuka wanditse ko na Ivete mwana ibyo mwasezeranye mwikinze handi muri babiri kandi si ya Satani nikina buri kintu yarafotoye irarekodinga usomye biravuga ngo ari inzandiko umwanzi yaturegeshaga n'abakorosayi ibice 4 murongo wa 10 na kangahe hafa hari inzandiko yose turega Satani afite fayiro yiwanyu ukivuka kuri wagahimanyi wa 5 niwe wambu yigiye gushaka amafaranga azamura fayiro uyu muntu avuga kuri gihanga wa 3 ngo 100 kandi ubutunzi bwabo barabaduhaye ntabwo wemereye gukira uyu muntu avuka mu bakene ni isezerano umuryango wabo n'umukene abakene azakira biciye mu zenzeraza hari inzandiko ziturega bene data niyo mama mukene mu mudendezo kandi ibi ntibireba abakristo gusa hari n'abavuga butumwe na pasiteri baboshye kuboha nta kindi haleluya shimwa Yesu wadukuyeho izo nzandiko amen ariko abana b'Imana isumba byose kubwanjye kubwa kavukire yanjye mba nicaye hano mvuga kugira neza ku Imana mbo umwana w'umukobwa mutangiye Derverance baramufashije arujuje nanjye ndujuje ndamusengeye umunsi wo guhura uzi ikintu cyabaye turi buhure papa wiwe arota inzoka ica mu kibambasi zo kurya umwana umwe muri bo mwumve ku munsi wa 14 n'amasengesho twari gura saa 9 noneho umubyeyi kwako no mufundi ubwo mwari guhura ngo kugira ngo dusenge izo fomu tuzisinyeho ko itandukanye na bene wabo n'amateka yiwabo n'ibiki byose tugasinya nyine tukabica tukabitwika tukamusengera uwo munsi ari buzaniye iyo fomu papa wiwe iryo joro yarose inzoka imurira umwana noneho agira ngo ni iby'inzozi ariko byose mu gitondo agiye kujya mu kazi yibuka ko itaturutse mu gisenge muri parafu azana inyundo akubita ya parafu avamo inzoka ya danje tuti yaje ibyo yarose byari realite inzoka rwose ayikubita inyundo ayikubise inyundo wa mwana ayikubita hasi arafitinga mwana amaze kwitegura agiye kuza kumbe niwe yashaka kuza kurya uwo mwana w'umukobwa yishe inzoka n'umwana nawe arapfa umwana arahera kuva saa 8 inzoka bayishyira hanze barayitwika saa 9 saa 10 areguka agiye kuza ijwi riramubwira ngo ntabwo birarangira umwana binyibwiriye wenda tuzamutomera nabaza bibabwira umwana arangije aravuga ati none se ijwi riko ngo ntabwo bitero birarangira nibiki ikintu cyabaye ajya kureba nyirakuru arangira agiye kureba nyirakuru ijwi ramwe gukomeza usenga yegura mari aho isekuru yaryamaga hejuru y'igitanda asanga umugende inzoka nayo yadanje igiye kumurya umwana ngo abatura ikibanda ayikubise nyirakuru avuze induru ati kunkubita rwango yanzoka ya mbere yari sekuru none ya kabiri ni nyirakuru arayikubita ayikubise nyirakuru akaniha akakubise ku gikani cy'inzoka nyirakuru ibyo mibyimbi kazamuka inzoka yishe na nyirakuru arahera umwana wabinyubwiriye ndumirwa izo mbaraga guhangana nazo urumva n'amasengesho yatabaye ariko twahawe ubutwari n'ubushobozi bwo gukandagira sikorupiyo n'ibindi imbaraga zose amaraso ya Yesu ntacyo adakora urumva mwene da twihuse byaje kurangira umwana w'umukobwa aje undi munsi njye nibaza icyo yabaye hose wabaye yanga ateze ejo nari mfuye aransobanurira ntagashye nyuma noneho mfata fomu yari yayizanye ndamusengera tumutandukanya n'ibyo ariko ikintu gitangaje kuvuga tugitwika izo nzandiko tukamusengera ntarongera kurwana ibicurane urumva amaraso ya Yesu ntacyo atakoze ubuzima bwe buhinduke mu izina rya Yesu amen iyo ni Derverance iyo nizo n'imbaraga za Derverance n'amaraso y'abazemera n'abatayemeraga kuvuga ngo ibyo wamukoreye nawe warabikorewe cyane njyewe narubwo hatarimo kese y'amadayimoni ariko nifite ibyaha bindebeje kabera Imana iguha umugisha hanyuma uyu munsi hari ijambo Imana yagushyize ku mutima ushaka kutuganiriza cyane kabisa tujye kuba ku mbaraga z'amasengesho kuko yaba ari Derverance yaba ari urugo yaba ari ibindi byose imbaraga z'amasengesho powerful prayer amasengesho yi muri misozi yahindura amateka amasengesho nta kintu ataguha buriya ntacyo uzatunga kiruta icyo uzabona ne watunga ibirenze ibyo wabonye
ni ukuvuga ngo hari ibyo wandikiwe bitagomba kurenga bitewe no kureba niba ureba hafi naho umwuka niba Imana ikweretse u Rwanda ntuzarurenga ariko nureba isi yose ubwo ni yawe ubwo rero biterwa n'amaso yawe kwizera kwawe kuzakurema bisi byo kwizera gusa no kubona Imana iravuga reka ahubwo ivuga ite ngo rimwe cyangwa mu nzozi mu mayereko y'abantu mu gicuku cyane munsi aho rero icyo ubona nicyo uzatunga Yesu aduha n'umugisha amen reka dusenge tuhite dutangira n'indirimbo ya Israel mbonye rwose ndayigutuye amen rwose tugiye kuyiririmba ariko ndabizi ko ari kiri gume amasengesho Mana ya Israel Mana ifite umutwe n'ubushobozi Mana iri hejuru y'imbaraga zose n'ubwami bwose tuje imbere yawe turi ahangaha tugatanga ubuhamya bw'imbaraga zo kubohoka ku ngoyi n'amateka uri Imana igerageza inzandiko zaturegaga n'ibindi reka saba ari ugaragara ntaba ari mwene data turi kumwe n'undi uri muri iki kibwiriza yakira imbaraga z'amaraso ya Yesu yakire gukira kuvuye mu ijambo ryawe indirimbo tugiye kuririmba ubuhamya n'ibindi n'ijambo byose biyorekezwa n'umwuka wera reka utangire natwe usozanye natwe turagushima ko Yesu Kristo umwana wacu amen tujye kuririmba indirimbo ngo nimba ushaka kugira ubwiza ukeneye n'icyubahiro ngabona agende abishakishe gukora ibyiza budacogora we niyite ku maso y'abantu kuko ubwaho niba mukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye zibyo nibwira kubagirira zibibi ahubwo ni byiza kugira ngo amare mu mutima w'ibizaza ndabakunda aho mugende mubwira bababaye muhumurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite Imana itaginuka iyo Mana yadusanze twigaragura mivata idukurayo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo naho ugenda usenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariyo nzagukiza ndatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe erega ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda amen Imana yavuga ngo ugende usenge wongere usenge hanyuma muri ayo masengesho utandukanye gusenga kwawe buriya hari ubwoko butatu bw'amasengesho gusenga uri wenyine usengera muri groupe cyangwa itorero rero aya masengesho ndi kuvuga ntayo usenga uri wenyine ku giti cyawe ni ubusabane bwawe n'Imana kuko niho havamo guhishurirwa niho havamo kubona ibyo abandi batabona niho havamo ubuzima bw'Imana budasanzwe umuririmbyi yararembye ngo muze mwenyine twihererane tugusanga ahantu hataraba haleluya kadusome muri Daniel Daniel n'umuhanuzi ibice 9 n'umurongo wa 1 tujye kwa 3 turebe imbaraga ni bande basenze ese gusenga bitanga iki Daniel ibice 9 n'umurongo wa 1 yanditse ngo umwaka wa mbere wo ku ngoma y'umwami Dariyo Nende Asuwerusi wo mu rubyaro rwa Ahamedi wimitswe ngo abo mwami w'igihugu cy'Abakarudaya muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye ngewe Daniel nasomye bitabo bisobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashemwe ko ari imyaka 70 yavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya urumva Daniel yari mu masengesho ariko afata Bibiliya afata igitabo arasoma hamwe no gusenga Imana imuhishurira ko ubunyage barimo uzamara imyaka 70 ariko umva ikintu cyabaye 3 ngo mpanga amaso umwami Imana yanje mushakisha gusenga no kwinginga nigiriza ubusa ibyo bintu bitatu turabyumva gusenga kwinginga no kwiriza ubusa bisa naho yakoze amasengesho buryo birutandukanye gusenga no kwisengera
kwinginga ni ukwingingira abandi, intersexual cyangwa abinginzi, ni umuntu usengera undi muntu. Rero yarimo asenya n'igihugu, ariko abikora yiyije ubusa, abamo imbaraga. Yesu yabwiye abantu ngo hari dayimoni zituruka muri kindi mu bantu, uretse kwiriza ubusa no gusenga. Ngo nambara ibigunira nisiga ivu, ni ukwicisha bugufi ukisuzugura. Danieli yari umuntu ukomeye mu bwami, ibaze kwambara ibigunira ukisiga n'ivu. Uyu munsi ukabijyana nko kujya mu butayu, n'urugero niba usanzwe ujyayo kwikinyera mu cyumba cyawe hejuru, ukakuramo imyenda, kositimu n'ibindi, ukambara imyenda isanzwe rwose ituma usabana n'Imana, ukagishyira hasi, amashuri ukayamanura n'ibindi. Ariko uwo mutima wo gusenga none no kwiyima, Daniel yarabuze ibiryo. Umuntu wari muri presidence yari afite stock y'ibiryo, ari buryo ibyo ashaka n'inkoko n'ibindi, ariko kuko yagombaga kugira icyo amenya mu byanditswe, ngo yagezeho gusenga no kwiriza iki ubusa. Rero mwene data, sinshaka ko uyoberwa ibanga. Hari ibintu bitazahinduka iwawe nudasenga. Ibitero byinshi ufite ntibizahemurwa n'amafaranga utunze, yewe ntibizanakurwaho n'umubare w'umushahara wawe, bizakurwaho n'amavi no gusenga. Muri ibyo yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Haleluya. Ndavugana nawe wa mubyeyi we, ndavugana nawe wa mupapa we. Ese abana barakunaniye? Umugabo wawe arimo araguca inyuma wa mubyeyi we? Ese urimo urabona umutima w'umugore wawe wa mupapa utabona uko ameze? Waba waragabanyije ibihe byo gusenga no kwiriza ubusa, ukaba ari cyo gitera umwanzi yaciyemo. Ni irembo wugurura rikaguhesha byose, waryugara rikaguhesha ibibazo. Ibuka amasengesho wasengaga usaba Imana ngo izakujyana Amerika, ibuka usaba Imana ngo izaguhe visa, ushaka green card. None wagezeyo izo nkoko uririra amanywa n'ijoro n'ibindi, ariko subira ku karago, ibuka isoko. Ese ashimwe. Muri njye yavuze ngo genda usenge, wongere usenge. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Ibi ntabwo bireba umwadeperi, ni mpamvu katolike, foko wemera Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aho usengera hose. Ushaka kuba n'umuyisilamu, niba usenga Muhammad simbizi, ariko niba usenga hari imbaraga z'abanyamasengesho. Nimo ndavuga ku mbaraga zo gusenga. Zaburi 32:9. Najya nkubwire ngo ibigeragezo nibazo ufite ushaka gusanga byarakuruwe n'iryo rembo wafunze. Ariko numere nk'iyi farashi cyangwa nk'abantu kera bajyaga bavuga ngo abanyarwanda bemezwa nk'imigeri nka moto. Si ngombwa ngo Imana inde kuguhata imigeri ngo yagarukemo. Uzi ko hari abantu Imana yima amafaranga kubera ko bayabonye batagaruka mu rusengero. Hari abantu bambaye ubusa uyu munsi kwa ko ibambetse bajya kuri beach ku mazi bakajya kwiyandarika. Ubundi ubutunzi bwawe nimba budahesha Imana icyubahiro, ntago bwavuye ku Mana. Uko nukuri. Muri abantu benshi bwavuye kuwo uhesha icyubahiro, bwavuye kuwukorera. Bamubwirira ijambo. Abantu benshi ibintu baririra, abandi bamara baririramo. Izirave witushaka Range Rover n'ibindi si bibi ko bitunga mena yabifite nta kibazo, inkoko n'ibindi, ariko ugeze muri biriya bizu ubibonamo kuri amarira yakwica. Kako kubitunga bitarimo umwami, ndavuga Kristo. Kubitunga utabitungishijwemo na Kristo n'umucyo w'Imana ni ibibazo. Soma Zaburi 32:9. Ngo nimube nk'ifarashi, nimube nk'ifarashi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge, zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukoba wo ku ijosi, utagira icyo utagira ibyo izakwegera, utagira ibyo ntizashaka gushyira mu moto. Numere nk'ipikipiki barira guhata umugeri. Arabakristo benshi Imana yaziritse kigufi gunusha. N'ihene, urabona ihene yarukunde ziri hafi y'ubwatsi, uko yirekoyeho gato yagica ikizirika kiruka. Uyiziritse kirekire yajya ko bitari ibyayo. Rero natwe Imana izubwenge, hari abantu yaziritse kigufi, iguhaye amafaranga uri gushaka. Ntiyakubona rero nayo yarakurebye niwe yirebye. Wewe ntushaka gutanagura biva murajya kumera nk'abandi. Mu ijoro se jya haba leta yadi. Gare hafi. Imana iragushaka kuyiba hafi, ikagutungisha ibyo bintu yubaha. Haleluya.
ukagira icyo cyubahiro uyitinya. Bibiliya irakomeye, dusomeye muri Yohana, wumve iryo jambo ukuntu riteye ubwoba. Yohana ibice 12:24. tubiganireho bene data, tugane ibitekerezo hanyuma turebe. 12:24. Uraje mbaze ngo ubuse ngo ubukene mfite ngo bwavuye ku Mana, ngo ubuse ko abakobwa bajya batarashaka byavuye ku Mana. Turaje tubumbe byanditswe icyo bivuga. Umurongo wa 4 12:24. Yes. 24 haravuze ngo ni ukuri Imana rirahiriye kabiri gatatu. Ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, katagiye kukarago ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye cece kuze wumve. Niba uri gusenga utari serious mu bintu usengamo ngo ugumaho, Imana guhamagariye ngibanze kwice muri zo kamere zikomaremo. Rega gupfa nakunda abantu bazi ngo Yesu yaje kuduha ubuzima mena, ariko hari ibintu Imana itazaguha utarapfa. Ariko iyo gapfuye bigenda bite? Iyo gapfuye kera nyinshi. Ubwo intiti imwe y'ikigori nde nawe turemera ko avamo igitari y'ibigori. Nibyo sibyo? Birashoboka. Intiti imwe y'ikigori. Imwe iri ayimwe. 24 ngo iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kaguma konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ndumiwe. Ukunda ubugingo bwe umve arabubura. Ngiki? Arabubura. Kandi Yesu yavuze gute? Utukunda bagenda bacu ngo twikunda. Uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Ntago azabubona, ahubwo azabuprotecta. Kurinda no ufite ikintu uraburinda ariko buso bwawe. Vuga ngo Imana irabukubikije rero burinde. Uzaburinda ugeze ku bugingo bw'iteka. Amasengesho usenga na yarinda ubugingo bwawe. Niyo mpamvu iyo ugabanyije gusenga ukora ibyaha. Bitandukanye buri rwose ibyo wakora wasenze n'ibyo utakora utasenze, buri impfu zabo nobereza zitandukanye. Ariko ijambo ririmo aho nakubwira ngo hari ibintu tazahinduka kuko utasenze. Hari abana bawe bitero bafite, ushobora gusaninda wimitse. Ubwo rugo business iri guhomba, wagabanyije ibyaha byo kwana n'Imana kuko akakubwira ati hareke caha ntabwo ugira umushaka. Tamwe se musore abavandimwe batuzaniye ibiki? Tega amatwi wumve ko ibyo bigerageza ufite ushaka gusanga biba ku Mana. Kandi 100% rwose Satani hanga mukuyeho urubanza. Somera zaburi wumve. 19:21. Ibintu rwose kubyibwira amarangamutima biragoye, ariko hari uwo biri bukize. Ni umuti nubwo burwayi buva ku Mana. Murongo wa 71. 19:21. Murongo wa 71 haravuga ngo kubabazwa kwangiriye umumaro kugira ngo nige amategeko wandikishije. Ubwo burwayi ufite bisa nkaho ari irembo ry'Imana kugira ngo wige neza amategeko y'Imana ikubone fresh. Ubukene ufite buragukura mu masengesho rero ntiyakurekura. Ubupfubyi n'ubusiribateri ufite utarashaka no pfakazi burimo buratuma Imana ikubona neza ibanje gutunganya. Bituma wiherera cyari bituma yasenga ngo Mana urabona ndashaje, bande barashaka ukajya naraje ko ariko nta kibazo irakubona tu. Rero kubabazwa kwatugiriye umumaro kuko uyu munsi yo ntarwara ibyumweru 3 ngo ngiye negatifu. Ibaze ibyumweru 3 nta ndwara mfite muri kudogera 40. Uyu munsi abarwayi nago babarya. Hakurya munsi y'umbwira ngo Imana irimira mu muhamagaro twari bubipfe kugira ngo utangize true hope. Byaciye mu burwayi ebwana hafi no irabanza irashiririza utagira igisobanuro. Nawe wasanga uri guhangana n'umuhamagaro, wisanga uri mu bitaro cyane ntazi nuko nagezeyo. Rero kubabazwa kwawe reka kukugira umumaro mwene data. Uzi ko ushaka gusanga uri kugeragezwa n'isezerano ufite. Isezerano ry'Imana. Haleluya. Iraguhiga. Umuhamagaro uraguhiga ukagukura muri ministeri y'ingabo ukakuzana mu baturage. Ugukura wiga indege ukakuzana hasi. Dukuye mu mashuri mu kaminuza turataha.
nawe rero wasanga ugiye muratera imibare uvuga se nabi ni ibi nibyo ngasezere singasezere ndakubere kura cyangwa se kuguhomba iraguhombya niho wowe naguhombanye urashaka kuza urashita amaguru nyamara ngwabwirwa benshi bakumva beneyo ibi ntabwo twabiteguye n'ijoro ryabiteguye niba hari ikiri kukubwira ngo yikorere buretse ibi rekura itaba Imana rero kutaba Imana so gupfa itaba Imana itaraguhamagara twarayitabye itaraguhamagara kuko ni guhamagara biraza nabi aha hantu harimo umuntu Imana iri guhiga kandi ni wowe somera Izira 14 Izira 14 mwene data sinza hori waba uri mu bucuruzi waba uri mu mafaranga waba uri muri ministeri iyo ari yo yose Imana ikabiri ko wangore kura uzuyikorera vaye wita umuhamagaro w'Imana bitabaye ibyo inzu yawe yatezwa cyane munara imodoka zahomba ariko uje neza wabirokora natwe twarayitabye ni twabayeho nabi we nimera gushaka kwikora furuta y'umukaba pasiteri cyangwa n'undi munyamuhamagaro ni we ndimo ndavugana nawe itabijwe ry'Imana hakiri kare n'umuhamagaro ubona ibyiza kuruta ibyo ufite Izira ibice 10 murongo wa 4 haravuze ngo byuka kuko ari ibyawe girute byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe ntutinye ubikore urumva ko Imana ikunda abantu bayo va mu bitotsi va mu mandazi rekura ibyo urimo niba ari niretere batinya kwandika yero mize yikore ntutinye Imana muri kumwe ubikore niba ndavuga n'umunyamuhamagaro hano ntabwo ndi kumva ari ibyawe niba atari ibyawe kagumemo ntabwo turi kugumura abantu icyo nzi iyi video hari umuntu yagenewe kandi amaze iminsi afite imitima ibiri kubikora cyangwa kubireka bireke mbikore niki umva icyo Imana gushakaho sasa Yeremiya 5:20 tugiye mu gihe cy'ububyutse abanyarwanda reka bivuge nitonze revival igiye gutangira mu Rwanda rero uri mu bantu bagomba gukorera Imana neza kuko yarakwibikiye icyatumye gusigaza no kugira ngo uze utunganye bidatunganye mu gihe gisa nk'iki muri uyu muryango wawe uvukemo nk'umuhanuzi nk'umwigisha bene data Yeremiya 5:20 iri ni ijambo ryawe ni kuvuga hejuru imbaraga z'amasengesho ibi ni byapfuye kukuza utasenze niyo mpamvu wikongereje iby'Imana rero reka unabibone umurongo wa 20 5:1 20 uri intorezo yanjye wowe uri intorezo y'Imana irwanisha uri intwaro z'intambara kuko ari wowe nzacagaguza ntabwo ikiri nza ni wowe Imana igiye gucagaguza amahanga kandi ni wowe nzarimburisha ibihugu ni wowe Imana ishaka kurimburisha ibi bihugu by'umwijima ni wowe nzavunagurisha ifarashi n'uwigenderaho mushiki wanjye muvandimwe ni wowe Imana ishaka kuvunagurisha ifarashi n'uwigendaho ni wowe nzavunagurisha igare ry'intambara n'urigenderaho ni Imana ishaka gukoresha bogera mu modoka no mu ndege ni wowe ishaka gutuma ku bantu bayo ni wowe nzavunagurisha abagabo n'abagore ni wowe nzavunagurisha abasaza n'ingaragu nta wundi niwe ugomba kwitabira mu muhamagaro w'Imana ukayitabika itorero ry'Imana ukarishumba ni wowe nzavunagurisha abasore n'inkumi ntugire gusa nawe mungana n'abasore n'inkumi bose uzavunagura ni wowe nzavunagurisha umwungeri n'umukumbi we ni ukuvuga ngo noneho saho gusa no muri cacu uzakoramo n'abatabihagazemo neza Imana izabakuvunagurisha kugira ngo igorore umurimo wayo ni wowe nzavunagurisha umuhinzi n'inka ze zihinga ni wowe nzavunagurisha abategeka n'ibisonga no mu buyobozi Imana izagutumayo kubera ko nawe ni woroshye n'ubundi uri umuyobozi waranize rero Imana ntiyakoresha abaswa kame muri kugushaka abwirwa benshi akumva bene reka rero wumve somera turi ku mbaraga z'amasengesho mwene data urimo urageragezwa n'icyo Imana yaguhaye isezerano umudamu yajya kubyara habanza amazi iyo rero amazi avuye haza amaraso iri byo uri gucamo ni bitoya nukomeza kwinangira tegereza akagiye kuba ntabwo ari ubwo turi kugutera uri nituzaba Imana ifite izakora ukaza tu
rero mbere yo gukora ku mugore wawe cyangwa ku bana bawe cyangwa muri bizinesi yawe waba umunyabwenge ukavayo hakiri kare. Nsomera muri Yona, ngira ngo wenda niwe wenyine yabikoreye. Urebe ibyo yakoreye Yona. Yona ibice 4 umurongo wa 6. Kandi ntizagutuma aho utekereza, ashaka kugutuma naho yakwigambiriyeho. Yona ibice 4 umurongo wa 6 baravuze ngo Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumerera aho Yona yari ari ngo rumutwikire. Imana imuha akazi, ruramutwikiriye, rumubere igicucu ku mutwe, yarye n'umuryango w'uburyo, rumukize umubabaro yari afite, umukize ubushomeri. Maze Yona ararunezererwa cyane, maze business ku bantu buki. Bukeye bwaho tegeka inanda twaje tegeka inanda irya urwo ruyuzi. Ni bya bigeragezo nahoze nkubwira, bwa burwayi ni inanda n'ibindi. Mu gitondo business barajyanye, akazi cyamunara ku nzu. Inanda iraza neza ikoramo. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa, umuyaga uworoshye wotsa, umuyaga w'uburasirazuba, nta nubwo wavuye iburengerazuba, byica twe turihe, byica Yona mu mutwe, bituma yiheba. Agira ate? Urarinda kurinda wiheba, yisabira gupfa. Sinabwiye ko muri bopfe. Aravuga ati gupfa bindutiye kubaho. Urarinda kujya kuri etape wavuye ufite amatwi, wakitabye Imana ukayikora hakiri kare. Niba Imana guhamagarira kuba umuririmbyi cyangwa uvuga butumwa cyangwa gufasha abakene n'abatishoboye, waje ushaka kurinda kwisabira gupfa ukavuga ati Imana noneho gupfa, kuko byose bihiriye rimwe. Uwiteka aramubwira ati, nsoreza ahantu wumve ko murongo wa 8. Maze yo murongo wa 8. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'uburasirazuba, ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa. Aravuga ati gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye? Urumva ukoze neza kurakazwa n'ako kazi utakaje kandi Imana yakaguhaye? Aramusubiza ati nkoze neza nyine, kurakara ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe, rukuma irindi joro, rukuma irindi. Njyewe se sinarinkwiriye? Ubabajwe n'uwo mubiri ufite, wibaza ibyo uzarya n'ibyo uzambara n'ikizatunga umuryango wawe, kurenza uko Imana ibabajwe n'abatinganyi bari kurimbuka n'abasambanyi buzuye mu isi no mu gihugu. Uratekereza ko babajwe n'ibyo bifatika, ariko Imana hari ubugingo bw'abantu barimo barigitireba kandi wakarokoye? Iki ngiki kirenze ubwenge bw'abantu n'imitekerereze. Ndi kuvugana n'umuntu wavuganye n'Imana akaba afite kwishidikanya. Wumva ashidikanya azanyandikire cyangwa mpembere tuganire muri buhamye. Ukomeze soza batazavuga ngo turi kuvuga ibyo twatumwe. Tubwire umurongo wa 10. Uwiteka aramubaza ati ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe, kurindi rukuma. Njyewe se sinarinkwiriye kubabazwa n'Nineve, uwo murwa munini, Rwanda cyangwa Uganda na Kenya na handi? Nkwiye kubabazwa n'abanyarwanda niremeye bari kurimbuka. Urimo abantu, umurwa urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga, batazi umurwa ni Kigali, Kampala, Dodoma n'ahandi, indyo n'imoso. None se bw'Imana n'amatungo menshi, hanswe n'amatungo byose Imana izarimbure pe hejuru yawe kweri. Waje ukadukubwira abantu b'Imana bagakizwa. Ubundi waretse ibyubahiro n'amashuri ko twese twitabye Imana, ugurindiriye iki?
rero abantu bemezwa n'imigeri nka moto twese nuko umuhamagarura kubyiga rwose ukakubyimamo gutandukanya n'ibyo wishimiraga rwose niko kuri niba ari na sinema uri gukina na filimi n'ibindi vamo niba ari indirimbo ejo bundi sinubishe ngo media yararekuye abantu bamotero komandere n'abandi ariko hano umuhamagaro wamubyigaga ntabwo yavugira isi ngo avugire na Yesu Imana ihita kwangomesa kamwe wenda wasanga ari Diamond ukurikiye wabwirwa n'iki rega ntabwo Imana ijya ipfa gufata abanyantege ubu uyu munsi nayigeze mu basitari zirobe Diamond butayifate Bruce Melody reka nabyo tubivuga niba ari nawe nimufate sinuma ngo n'abafamane barakijijwe ni wowe ukurikiye amen mu izina rya Yesu turirimbe dusoze wowe ngo ni mu ndirimbo twagiye ndemezanya n'umutima wanjye ko nazahwema amen gushyira Yesu hejuru kuko byasaba kose twe turavuga ukuri amen ndabizi neza ko komate ziraba nyinshi nugira ibibazo hamagara umuvandimwe na nimero turazitanga tujya kuri mino ndirimbo dusaba tugusengera ariko zibukira bamubyo urimo muri kampani zikujyana kurimbuka uzusanga kampani ya Yesu izana ubugingo bw'abantu reka gucuruza abana b'Imana bacuruza ubutumwa bwiza bwa Yesu reka burunguka rekeraho kwambutsa abana b'abandi imipaka rekeraho ukurikiye urimo gucuruza abantu rekeraho ucuruza indaya ku manywa n'ijoro rekeraho ngeze ngo umusozi kirahagije rekeraho umuntu ari Dubai akakubwira ngo imapase abana b'Abanyarwanda wabagize business rekeraho cyangwa ibihumbi bingahe arakuryohera ariko ntago yarya ngo yaheze ndavuze ngo be attention ku bana b'Imana rekeraho umwavuga ngo turavugize ba leta n'ibindi murekeraho cyangwa se wongere kwambutsa imyenda uyijyana forode bakwambutsa Imasoro rekeraho kandi rero iyo burira umuntu ntajya yumva warekeyeho niyo ari nakanyanga uri kwinjiza mu gihugu rekeraho kwica abanyarwanda rekera gucuruza urumogi mu bana b'abayobozi rekeraho nakubwiye ngo rekeraho ngo nuko uri umudipolomate rekeraho cyangwa ibyo bijye ku karubanda abanyarwanda baravuga ngo barabumva umutima mucyo mu rutiba niwo ubwirwa ndabizi iyi video ntago Imana yemeye kwifungura ari impanuka rekeraho ushake Yesu rekeraho hari ibintu wakora bizima tanyuranyije n'amategeko y'igihugu kukuganira ubuyobozi abaganiriye itegeko ry'Imana katuririmbe naco nyuma yo kumva ijambo ry'Imana reka turirimbe ndirimbe vuga ngo ndemezanya n'umutima wanjye ko nazahwema gushyira Yesu hejuru amen ndemezanya n'umutima wanjye ko nazahwema kugushyira hejuru nategetse umutima wanjye kwigumira mu buzima bwa Yesu icyo nzi nuko uhageze wese muri Yesu abonera ibisubizo byiwe nategetse umutima wanjye kwigumira mu buzima bwa Yesu amen mwene data reka dusengane nawe kandi rwose nyuma y'isengesho turaguhana nimero niba wari ufite icyifuzo niba ari igitekerezo watanga na comment na share biremewe mu izina rya Yesu fata aho urwaye fata niba ari n'imyanzuro yakoranye gufata wafata ku mutwe tugasengana kugira ngo Imana igwe ibitekerezo n'imyanzuro meze mu izina rya Yesu Mana Abrahamu Mana Isiraheli Mana ifite utwaye n'ubushobozi Mariko ibice 15:16 biri ijambo yatuganga ibintu tuzaguma ndabizera Yesu Kristo ne birimo tuzarambika ibiganza kwa barwaye bakire twirukanye umwuka w'uburwayi bwose bwatemera mu mitsi n'imisokoro y'umuntu mu izina rya Yesu Kristo n'abari kanseri cyangwa imivuduko y'amaraso tukubisa hasi mu mbaraga z'amaraso ya Yesu umwuka wera w'Imana agenda umukize kandi warebana no gufata umwanzuro wo gukurikira no gufata umwanzuro wo kwitaba turamwohereje imbaraga z'umwuka wera zimugarure aho yaragiye gutana imyanzuro atarafashe kweriye umwicyerekezo kizima mu izina rya Yesu Kristo niba ari umukobwa washakaga gufata umwanzuro wo gushakwa niba ari umusore wari ufite umwanzuro wo kubana n'uyu mukobwa amuteguriye reka afate icyemezo gikwiye kivuye ku Uwiteka Imana Abrahamu
Isa 34 murongo wa 16 tuvuga ngo musome mu gitabo cy'Uwiteka mubashake nta kigoye kizaba kigabo cyacu kuko kanwa k'Uwiteka rwo kabivuze umwuka ukabiteranyije. Natwe turahanura ubukwe buzima, turatangaza kazi kazima, turatangaza business nzima byari byarapfuye ku buzima bwamwe data bizuke mu izina rya Yesu. Bicano yari yarahombye yongera ibone n'inzima hinduke monetize ibona abatera nkunga mu izina rya Yesu. Butika yari yasubiye inyuma washyiramo igishoro. Uwiteka Mana Israel urashoboye. Dusabye bikeya Kristo ukore byinshi. Efeso 3:20 ijambo ryo tubwira ngo Imana ibasha gukora cyane ibyo dusa n'ibyo twibwira nkuko imbaraga z'umwuka wera ziri zidukoreramo. Reka ukore mu bana, ukore mu kazi, ugere no muri business ye wari waratse credit, wagiye muri kaya no mu bibina kaka imyenda yose ugishyure Yesu. Yose imfubyi ukavuga wapfakazi tugusaba bikeya ukore byinshi kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Imana y'amahoro iguha umugisha. Amen. Gusa mbibutsa ko ijambo ry'Imana riravuga ngo niwumvire Uwiteka uzarya byiza byo mu gihugu, ariko nutumvira inkota y'Uwiteka izakurya. Nshuti yanjye turagukunda, ntago nge nifuza ko inkota y'Uwiteka yakugeraho. Ifite ingabo nyinshi igikoresha ubukene, gakoresha ibihumbi, gakoresha ifite ibintu byinshi ishobora gukoresha kugira ngo garuze neza yawe. Ako bitaragera aho ngaho garukira aho ngaho nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye. Iyi message hari umuntu uziye, niwumva ari yawe ntushidikanye, kandi nimva hari inama ukeneye cyangwa se ubuhamya kuri iyi message twandikire, turakugira inama. Turabakunda cyane. Watanga nomero nk'umuntu wakenera gusengana nawe. Okay, ntacyo urwaye ufite n'ikindi cyifuzo ari icurushako cyangwa na business bamuga twasengera. Si byo urushaka kubimenya ute kandi utaragira umwana ari mu mwuka kandi guhumeka ko byose niko kawe kujijuka. Barabwa n'umwuka birabibona. N'igihe rwose buri hari igihe abantu batari mu rugo aribo batanga inama nzima. Ariko nabamenya bashaka ko umuntu aremerewe avuga ati sindi ugishe inama wa papa cyangwa mama ibyanjye biri private nta kibazo yatubaza. Umwuka w'Imana adufasha kuko hari nabo tujya dukora counseling bubatse. Rero ni 078 03 5646. Iyo ni MTN yanjye. Tigo ni 072 83 98 Email nayo uri kure ushaka kunyandikira nkoresha kura dusenge cyane 10@gmail.com. Rumva nawe nambuze yanakwandikira ukambwira nta kibazo tukakominikana. Ari mu Burundi mu batambukanye n'ahandi twakorana na Uganda. Imana ishimwe aho waba uri hose. Imana iduhana umugisha. Nkwibutsa yuko wifuza ko tugukorera nka ZABURI ya mbere, tugukorera amashusho meza mu bukwe, mu birori byose bitandukanye, amashusho meza, video nziza nka zimwe mujya mubona kenshi z'abageni no kurushaho, yaba live stream, yaba ama video yakubikira kuri YouTube, tukayakubikira ku buryo utazigera umisinga ama video y'ubukwe bwawe cyangwa y'ibirori byawe. Watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 11 57259. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Iki kiganiro nimba wagikurikira ari ubwa mbere, utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha. Ukoreshe ya kushuti zawe mu magurupe ya WhatsApp, Facebook n'ahandi kugira ngo ubashe kudufasha kwamamaza ubwami bw'Imana. Like yanyu na comment ni ingenzi, turazikeneye cyane kugira ngo bidutere ingufu, bidutere inkunga kugira ngo tubashe kwagura ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza, Imana ibagirire neza, turabakunda. ZABURI ya mbere.